Habayeho umugabo akitwa Ruhinyura, akaba yari aturiye ishyamba agakunda guhinga ibigori. Iryo shyamba ryakundaga kubamo inyamaswa nyinshi. Ibigori bye byabaga bitangiye kwera ari imibeya, inyamaswa zo mu ishyamba zigakunda kuza kumwonera. Umunsi umwe yagiye gusura umurima we, agezeyo asanga ibigori bye inyamaswa zarabyonnye, atangira kwitonganya no kwivugisha. Bakame yari aho hafi iramwumva, itangira kugenda imwegera imubwira ko ibibazo bye yabibonera umuti. Nibwo imusabye ko yayiha akazi ko kujya imurindira umurima w'ibigori, hanyuma Ruhinyura akajya ayihemba ibigori byuzuye inkangara igihe byeze. Bakame yari izi neza ko inyamaswa zo muri iryo shyamba arizo zikunda konera Ruhinyura. Kubera ko zayirushaga ingufu, yatangiye gushakisha amayeri yose kugira ngo zitazagaruka konera Ruhinyura, kandi ntizigere zimenya ko yahawe akazi ko kurinda uwo murima w'ibigori. Ubu yashakaga kuba ariyo irya ibigori yonyine, kuko iyo yajyanaga n'izindi kona yatahiraga aho ntacyo itoye kubera intege nke zayo. Kugira ngo ibyo bigerweho, yarakugendeye ijya kureba intare, umwami w'izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba. Bakame igezeyo yasabye intare kuzikoranya kugira ngo izibwire ko iherutse kujya gutembera inyuma y'ishyamba bugufi y'umurima w'ibigori uhari. Yagerayo igasanga nyir'umurima ategamo imitego myinshi kugira ngo zizafatwemo. Kubera izo mpamvu rero, ikaba iziburira kutazasubira kona muri uwo murima kugira ngo iyo mitego itazazifata. Izindi nyamaswa zarabyishimiye, nuko intare itegeka kujya zibanza kugisha inama Bakame mbere yo kugira icyo zikora. Ariko intare itegeka Bakame kuzayereka uwo mugabo w'umugome uzitega imitego ushaka kuzica. Bakame yisubirira iwayo, ikomeza gucunga uko ibigori byera, izahembesha Ruhinyura igihe azaba aje gusarura. Igihe cyo gusarura cyarageze, Ruhinyura araza. Ahageze asanga Bakame yaharaye yaje kumwishyuza. Umugabo Ruhinyura arangije gusarura abwira Bakame ko izamusanga mu rugo iwe akayiha ibihembo byayo. Ruhinyura yamaze kugeza ibigori bye imuhira, atangira gucura imigambi yo kwambura Bakame ibyo basezeranye. Yarayihinyuraga akanibaza niba atari yo yamwoneraga, kuko kubera intege nke zayo yumvaga ko itashobora gukumira izindi nyamaswa z'inkazi ngo zibuze konera ibigori. Bukeye Bakame irizindura ijya guhembesha. Igeze kwa Ruhinyura iravunyisha, barayakira, itangira kuvuga ikiyigenza. Yahise ivuga ko ije guhembesha Ruhinyura ati, navumbuye ko ari wowe wanyoneraga na mbere hose, ahubwo ugomba kundiha ibigori, none nutabyemera ntuva. Bakame yabonye ko ibintu bikomeranye kandi yitunguye, ihitamo kwemera Ruhinyura ibyo yayitegetse kugira ngo ikize ubuzima bwayo. Imusaba ko mbere yo kumwishyura yabanza ikamwereka uburyo yakoreshaga kugira ngo imurindire umurima. Bakame imubeshya ko yategagamo imitego myinshi, yabona ibigori byeze ikayitegura kugira ngo naza gusarura atazigera amenya ayo mayeri, akazajya abyikorera bityo ntiyongere kuyirindisha. Bakame isaba Ruhinyura kuyireka igasubira iwayo, ikazana ibyo yategeshaga ikamwereka uko yabigenje. Ruhinyura yarabyemeye, arayireka iragenda. Aho kugira ngo ijye iwayo, yahise ijya gukoranya izindi nyamaswa zo mu ishyamba, itangira nayo gucura imigambi yo kwicisha Ruhinyura kuko yari amaze kwihemukira. Bakame yaragiye izibeshya ko yamenye umuntu wari warateze imitego mu bigori agamije kuzimarira ku icumu, saba ko zayiherekeza ikajya kubimenyesha intare, umwami w'ishyamba. Zarakugendeye zijya kureba intare. Zigezeyo Bakame yitekereza ikiyigenza, ibwira intare ko wa mugabo wategaga imitego bugufi y'ishyamba yamenyekanye. Yongeraho kandi ko mu minsi itarambiranye izamufata ikamuzana inyamaswa zikamwibonera. Bakame ikuviriye aho ijya gushaka imirunga n'ibiti bikomeye binoze byo gutegesha imishibuka. Imaze kubibona isubira kwa Ruhinyura iti, ngwino njye kukwereka ko nategaga ya mitego. Ruhinyura aremera, barajyana. Bagezeyo Bakame iratangira atega ikoresheje wa murunga na cya giti kinoze. Irangije ibwira Ruhinyura ko kugira ngo inyamaswa ifatwe yashyiraga mu mutego ikigori kivovoye.
Bakame ntiyari iyobewe ko ibanza gushyira ikigori mu mushibuka mbere yo gutega, ariko yateze nta kirimo kugira ngo niza kwereka Ruhinyura uko bashyira ikigori mu mutego, umushibuka uhita umufuta ukuboko. Bakame irangije gutega neza yabwiye Ruhinyura ko afata ikigori akagishyira mu mutego imbere, hanyuma ikabona kumwereka uko inyamaswa yazaga kumwonera yafatwagamo. Ruhinyura afata cya kigori agize ngo aragishyira mu mushibuka aba agiye hejuru, uramunaganika. Bakame ijya guhuruza intare n'izindi nyamaswa zose. Zahageze izibeshya ko uwo mugabo wafashwe mu mutego ari wa wundi yazibwiraga wazitegaga kugira ngo zitazagaruka kumwonera ibigori. Yongeraho kandi ko uko umushibuka wamufashe ari nako nazo zari kuzajya zifatwa iyo Bakame itaza kuziburira. Inyamaswa zirarakara zifata Ruhinyura zishaka kumwica, ariko Bakame irazibuza, ahubwo izigira inama yo kumufata zikamujyana zikajya zimurinda kugira ngo atazitoroka, hanyuma zikamukoresha akazi ko kuzihingira ibyo zirya. Inyamaswa ziramufata ziramujyana. Sinjye wahera Ruhinyura wizize kubera ubusambo bwe ndetse no guhinyura kwe. Murakoze inshuti za Rwanda 24, kurikirana uyu mugani. Ni umugani ushimishije. Nagira ngo niba ari bwo bwa mbere ugifungura cyangwa se ukigera kuri iyi channel ya Rwanda 24, ukore subscribe ndetse uduhe na comment, utubwire umugani w'ubutaha tuzagucira kugira ngo dukomeze dukorane kandi tubagezeho ibibanezeza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.